Yes, hano turi ni ku bitaro bya Kacyiru aho baje gufata umurambo wa Jay Polly kugira ngo ujyanwe iwe mu rugo kumusezeraho bwa nyuma. Turabwira ko dukomeza kubagezaho amakuru agiye atandukanye. Uwo mubona ni Bulldog, ni umwe mu basore barimbanaga na Jay Polly mu itsinda rya Tuff Gang. Hari Papi Mamuzi Valence, Papi umunyamakuru wa BTN, hagiye haza inshuti ze nyinshi zitandukanye. Mu bo twabonye uje kubona hari na Mani Martin, nguwo Mani Martin nawe ni umwe mu baje kwifatanya hano ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo barebe ko Jay Polly umurambo wiwe uvanwa mu bitaro kujyanwa iwe mu rugo kugira ngo usezerweho bwa nyuma. Abantu amarira menshi kubyakira byanze, abantu amarira menshi kubyakira byanze. Urabona abantu rwose amarira yabaye menshi, ntabwo abantu babasha kubyakira. Hari Nubuja ndetse haje na mukuru we Maurice, mukuru wa Jay Polly Maurice nawe muramubona rwose nawe arahageze. Tugenda tubabwira ko tugenda tubagezaho ko bigiye bimeze, kuko tugenda tuganira amakuru atandukanye tugenda tuyabagezaho. Babwira ati ni Papi John wa Kadi. Maurice ni mwamubonye n'uwo nguwo wambaye nyine ingofero, imyenda ya gisirikare ni kamasoja. Abantu batangiye kuba neza. Sinzi ikintu umuntu yavuga, gusa bamubona rwose abantu baje gushyigikira cyangwa se gusezera kuri Kabaka ni benshi cyane. N'umusaza Yago nawe arahageze, mubona Yago nawe araje benshi cyane. Tugenda tureba umurambo ukaba ugiye kuza, imodoka y'umurambo murayibona, imodoka igiye gutwara umurambo, isanduku murayibona, hano n'umusore bagiye guterura isanduku. Babereye ijana ku ijana kwambara amagare kugira ngo babashe guterura. Na Bulldog ni umwe mu bagiye guterura Kabaka. Bulldog ni umwe mu bagiye guterura. Ubona rwose ko niba ari kumwaga ngo yambare ajye kuba yaterura isanduku irimo umurambo wa Kabaka. Abamama amarira rwose, abamama kwihangana byanze rwose, ngo baje gusa. Kugeza ubu ntabwo turabona Sharifa umugore wa Kabaka
ndetse n'umwajyanye bwa mbere ntabwo turamubona, nitugera abo tubona turagenda tubabereka, ariko kugeza ubu ntabwo urahagera rwose. Abantu amarira ni menshi rwose, kubyakira byaraniranye. Abantu baje ku bwinshi, amafoto ya Kabaka abantu bayambaye ku bwinshi atandukanye, byerekana ko uyu musore yari akunzwe n'ingeri zose zishoboka, yari akunzwe n'abantu batari bake. Uriya ni Papa Davis D usesekaye, nawe muramubona mu ikote ry'umukara. Papa Davis D nguwo nawe araje mu ikote ry'umukara, n'uyu nguyu rwose ari mu baje kwifatanya cyangwa se mu gufata umurambo wa Kabaka hano ku bitaro bya Kacyiru, cyangwa se polisi ku Kacyiru. Yes. Rwose umwe mu bahanzi bakunda gushyigikira bagenzi babo. Nuko ko no ku rupfu rwa Kizito, Mani Martin n'umwe mu bantu baje mu gihe abandi bahanzi bari banze kuza. Mani Martin we yaraje rwose aza gushyigikira Kizito Mihigo, amusezeraho neza mu gihe abandi bahanzi bari babitinye. Abaturage bo banze kuhava ku bwinshi, barashaka kuza guherekeza Kabaka. Muri abantu b'abajama, kandi icyo mukoze natwe turakizi ni ugutabara. Rero ikintu kiri moto ni muziparika hano, mwitoremo umuntu uzisigaraho, muze mwinjire mo hano, ariko hano ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe guhagarara hano muvuga ngo muze gutabara, ntabwo tubabuze gutabara. Niba ukuntu mumeze, nta mwanya mwashyizemo guhana intera, nta gapfukamunwa mwambaye, muze mutabare, ariko mudateza ibindi bibazo hano. Kandi moto ntabwo zakwinjiramo hano. Urabibona ibyo bari kuvuga, moto ngizo zuzuye zabo, abamotari baje ku bwinshi guherekeza umuvandimwe Jay Polly, bari kuba briefing kugira ngo moto zisigare hanze, ariko bo byibuza binjiye base baherekeze kuri Kabaka. Nabizi ko Kabaka yari inshuti ya bose, yari inshuti y'abamotari, inshuti y'abanyonzi, inshuti y'abatarani, inshuti y'abantu bose mu ngeri zose zishoboka. Kabaka arabibona rwose, ubundi ntabwo bisanzwe ko ku bitaro abantu ntabwo gutya. Kabaka ku modoka zose agiye ariho nyinshi cyane. Urabona rwose ko